nka Blessed Family twongeye kugaruka imbere yanyu, nukuri dushima Imana yuko turi amahoro. Nubwo hari ibintu byinshi biriho biraba, aho duherereye hari imvura nyinshi cyane iri gutera imivu, abantu ibintu byabo bigatembanwa n'umuvu, abantu barimo gupfa, ariko turabizi neza yuko Imana yacu iracyaturinze. Ibyo ngibyo nukuri turabishima Imana, kandi turabizi neza yuko namwe aho muherereye muri amahoro. Amazina yanjye ni Betty, n'umutware wanjye Emmanuel w'Imana. Nawe turabashuhuje kandi nukuri tubahaye ikaze muri ibi biganiro byacu. Imana igumye kudushyigikira twese kandi duhana umugisha. Amen, amen. Rero nkuko bisanzwe, reka tutangire dusenga Imana, tuyishimira ku buryo iba yaturinze. Data wa twese uri mu ijuru, Imana yacu, Imana idukunda, Imana itugirira neza uko bwije uko bukeye. Turi imbere y'ubwiza bwawe, turagushimiye yuko wemeye kubana natwe umunsi wose. Nukuri Data wa twese, tugushimiye yuko wemeye kubana n'abakunzi bacu ba Blessed Family aho baherereye hose. Turagushimiye yuko twongeye kuboneka imbere yabo kugira ngo Mana twongeye tubagezeho ibyo watushize ku mutima. Mana yacu, turakwinginze rero kugira ngo wohereze umwuka wera aza tubere umufasha, atuyobore muri iki kiganiro, kandi tuze kubana nawe dutangira tusozanye nawe. Ibyo byose tubyambaje tubyizeye yuko ubikoze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Nukuri turanezerewe yuko twongeye kugaruka imbere yanyu. Turabashimiye cyane kuko muri abantu b'igiciro cyinshi kuri twebwe. Turiho turabona yuko muriho muradukurikira muri benshi. Nukuri ni ibintu by'igiciro. Imana yo mu ijuru ibagirire neza kandi biteho. Twagarutse rero kugira ngo twongeye tubagezeho kimwe mu biganiro byacu twavuze yuko tuzajya tubagezaho. Ni ikiganiro cy'umuryango, ni ikiganiro cyiza cyane, ni ikiganiro abantu bajya bagiraho impaka nyinshi, kandi ni ikiganiro kizasobanura ku bibazo biriho muri iyi minsi mu muryango. Rero reka mbere yuko tugitangira, reka nakire umutware kugira ngo abagezeho ijambo ry'umunsi. Karibu. Murakoze cyane. Nkuko tujya tubikora mu bindi biganiro, reka dusangire ijambo ry'umunsi. Riri mu Baroma ibice 12 umurongo wa mbere kugera ku wa 2. Reka tuhasome. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Imana yacu itugirire neza. Amen. Abaroma 12 umurongo wa mbere n'uwa 2. Uyu mugoroba twaje tugira ngo tuganire kuri iri jambo. Tumaze iminsi duhugurana ku magambo yo kuduhumuriza nk'abakristo, yo kutubwira ati mukomere. Hari Imana yacu iri kutugirira neza, ikaturinda, ikatuyobora, ikadufasha. Ijambo ryaratubwiye ngo witinya, ndi kumwe nawe, ndi hafi yawe, nje kukugirira neza. Ijambo riratubwira ngo Imana ko ifite imigambi myiza yo kutugirira, ko ari myiza, ko hari igihe dutekerezaho ikadushyira muri gahunda. Iyo n'amagambo twagiye tuvugaho ubushize. Rero uyu munsi natwe turongeye turagarutse, ariko tubibutsa ko bene data, nubwo Imana iri hafi yacu, hari byiza igomba kutugirira. Hari ukuntu idukunze, hari urukundo yakunze abari mu isi ikagira nawe itanga umwana w'ikinege, ariko hari n'ibyo natwe dusabwa. Yego. Uyu munsi Paulo yabwiye bene data bari mu itorero ry'i Roma, ahari navuga ngo nawe wumve ko ari itorero uri mu iki gihe. Irababwira ngo nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima bishimwa n'Imana.
Haleluya. Amen. Ngo ndabinginga, yakoresheje ijambo kwinginga. Arababwira ati ni ukuri ndabinginga. Impamvu winginga umuntu ni iyihe? Ni uko umuntu afite amahitamo. Ntabwo wamubwira ngo ndagutegetse tanga umubiri wawe igitambo. Hoya, umuntu afite inzira ebyiri. Ufite inzira yo kunyura mu nzira nziza igororotse, cyangwa ukanyura mu nzira mbi. Buri gihe cyose uba ufite shuwa imbere yawe. Ariko arabinginga ati hari ikintu cyo guhitamo, bene data, kandi gikwiriye. Nimutanga imibiri yanyu ibitambo bizima. Mu Cyongereza baravuga ngo ni living, ni ukuvuga ngo ni ibitambo bizima, ntabwo ari ibitambo byapfuye. Twari tumenyereye ko mu isezerano rya kera hatambwa ibitambo, ariko igitambo kikaba cyapfuye. Ndetse n'ab'i Roma yabwiraga mu migenzereze yabo bari bamenyereye byo gutanga ibitambo, ariko ibitambo bipfuye, igitambo cyamaze kwicwa, icyo nicyo gitambo cyari kimenyerewe ko gitanga. Ariko Pawulo aravuga ati muri iki gihe turimo ntabwo tukiri mu bitambo byapfuye, ahubwo ni igitambo cy'ubuzima cy'umubiri wawe. Amen. Rero twihuse, ni iki se gitambo? Ni gute utanga umubiri wawe ukiriho? Uzawutangaho igitambo gute? Nta kundi ugomba gutanga igitambo, ni kwa kundi ugomba kwitanga wese. Ni ukwitanga mu murimo w'Imana utiganyiriye. Ni ugutanga umwanya wawe ukawutangaho igitambo. Hari ukuntu abantu b'abazungu mu bana wababwira uti mfata isaha cyangwa se ngira umunsi nkawuharira gusenga, bakavuga ati ariko se wowe uri umusazi, ushobora gufata umunsi wose, si Imana ntabwo yumva. Hoya, ukamubwira turawestinga time, ukamubwira ati hoya, hari ikintu ngomba gutangaho igitambo. Ngenda ngira umwanya mwinshi wo gukora ibyanjye, ariko ngomba no kugira umwanya wo gutanga igitambo cy'igihe kugira ngo mbane n'Imana. Mwese mu bitotsi hari n'abavuga ati ntabwo nzasinzira aya masaha. Hari abantu bakanguka saa 9, Imana ibafashe abajya babishobora. Hari abavuga bati nge nzatangaho igitambo cy'amasaha runaka nsome ijambo ry'Imana. Ibyo ni ibitambo ushobora gutamba. Ariko bene data, hari n'uburyo nabwo bwo gutanga uyu mubiri wacu ugapfa nubwo kuri kamere. Ni ukuvuga ukitanga kugira ngo uyu mubiri ukawubamba ku musaraba, kugira ngo kamere zitagukurura. Kuko hari ibintu byiza byakagombye kudukurura, ab'isi bavuga ngo ni byiza, ariko wowe ukabireba nk'ibipfuye. Ukitanga, ugatanga umubiri wawe, ugatanga ibitekerezo, ugatanga byose ku bwa Kristo. Hano rero arongera arababwira ati kandi bene data, mumaze gukora ibyo, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Urumva, hari ibintu bigoranye ko umuntu yaba yavuze ngo nahindutse, nakiriye agakiza, ariko imigenzo n'imigirire ye ntibihinduke. Ukaguma umeze nka kwa kundi. Umuntu wakubonye mbere y'uko ukizwa yanakubona umaze gukizwa ntabashe kugutandukanya. Ni byiza rero yuko duhinduka rwose. Niba uhindutse, umuntu akumenye ko wahindutse, mu mivugire yawe uhinduke, mu mikorere yawe uhinduke, mu myambarire yawe uhinduke, mu migenzereze yawe uhinduke. Umuntu nakureba avuga ati no, uriya ntabwo ari runaka umwe nari isanzwe nzi, uriya muntu yarahindutse. Nicyo Pawulo ashaka kuvuga. Tugire guhinduka kunagaragarira abantu inyuma mu ngeso zacu, mu byo dukora. Birababasha kuba utabasha gutandukanya umuntu uvuye muri nangiye kuvuga kadirake ko ya kera, uvuye mu kabyiniro muri buhate, ukananirwa kumutandukanya n'uvuye mu rusengero. Ibyo bintu birababaje. Ukananirwa gutandukanya umuntu uvuye mu isoko n'uvuye gusenga. Birababaje. Icyo gihe nta kumenya gutandukanya ihene n'intama. Ariko Pawulo aravuga ngo bantu ndabinginze, ni ukuri muhinduke rwose kandi mugize imitima misha. Cyane cyane muhinduke mu mitima yanyu. Abantu ntimwitwaze titre mufite, ntimwitwaze kuko babazi kuri uru rwego, ahubwo muba bahindutse mu mutima. Kuko ni mutima, Imana irareba mu mitima, ntabwo ireba inyuma, ireba mu mitima. Hari n'abavuga bati ntabwo Imana kuko ireba mu mitima ntireba inyuma, nge inyuma sinzahahindura. Oya, burya abantu tubana nabo bafite uko bareba, bakanareba bati ese ibiri. Umunyarwanda we yaravuze ngo akari ku mutima kagira gute? Gasesekara ku munwa. Ntabwo wambwira ngo wahindutse mu mutima ariko inyuma yawe hatabyerekana, ntabwo nabwo bikunda.
Imana yireba, twebwe tureba iby'inyuma. Ni nayo mpamvu nawe ugomba no kwita ku by'inyuma. Ngewe nanjye ndeba nkakubona ko wahindutse. Noneho Imana yireba mu mitima ikaguma ikajija ibyo mu mitima. Imana yacu tugirire neza. Amen. Kuko ibi ngibi Pawulo arabitwingingira ngo dutangeho imibiri yacu y'ibitambo, ariko kandi tunongere ntitwishushanye n'ab'iki gihe. Ibiri kuba muri iki gihe, aho abantu bari kwiyorobeka, aho abantu bavuga ko ari abakozi b'Imana, aho abantu bemera ukuri Imana ariko bagahakana ukuri kuyivuga. Aho rero ntabwo tugomba gusa n'ab'iki gihe. Reka dusabe Imana, Mana udufashe, ufashe n'abakunzi bacu kugira ngo tubashe guhinduka by'ukuri, kandi kugira ngo tubashe kwitanga, tugire ibyo dutangeho umubiri wacu igitambo ku bw'umwami waducunguye, kugira ngo kandi natwe tuzaronke ubugingo buhoraho. Imana yacu itugirire neza. Amen, amen. Ijambo ryari rishyushye. Iri jambo ni ukuri rifasha abakunzi bacu, kubera yuko hari igihe ibintu byinshi by'isi bisigaye bitwara abantu muri iyi minsi, ntibibuke iri jambo, aya magambo y'impuguro, kandi nayo arakenewe cyane rwose, kuko twongera gusoma tukongera tukibutsa ese abantu bagomba kwitwara bate, abantu bagomba kubaho muri uru rugendo gute, kuko ibihe biragenda bihinduka, generasiyo ziragenda zihinduka, abantu bagatekereza se, cyane cyane urubyiruko rwo muri iyi minsi rukavuga ati no, ntabwo tumeze nk'amwe, tekinoloji yaraje, imyambarire yarahindutse. Yes, imyambarire yarahindutse, ntabwo bakigusaba kera bya bindi bambaraga bigeze iriya, ntabwo usabwa gutyo. Hari ukuntu ushobora kwambara ukambara neza kandi ukaberwa, nubwo waba utambaye bya bindi bavugaga ngo ni murokore cyangwa ni iki, cyangwa se ukaba wasa neza, ariko mu by'ukuri hakaba hari itandukaniro nk'uko ijambo ritubwiye ry'umuntu uvuye gusenga, umuntu wamenye Kristo, wakiriye Yesu Kristo nk'umwana n'umukiza, n'umuntu uvuye mu kabyiniro cyangwa se uvuye kureba umupira. Ibaze ujye gusenga wambaye ikabutura n'ingofero, none se ubwo wubashye Imana mu by'ukuri? Ese uhawe appointment, ugiye kureba umuyobozi mukuru, wagenda wambaye iyo ugiye muri interview, ukagenda wambaye ingofero, ugiye muri interview? Koko ibyo nk'ibyo turi kuvuga, ni ukuvuga ngo hari ukuntu natwe tugomba guha Imana yacu agaciro. Ahantu ugiye kuhurira n'Imana ugomba kugenda uhindutse rwose, kandi bikagaragara n'inyuma no mu mutima arimwo. Cyane cyane Pawulo yavuze muhinduke rwose mugize imitima mishya. Iri jambo ni ukuri, ni ijambo rirongera riratwubatse muri uyu mugoroba. Imana yo mu ijuru guha umugisha. Kandi n'abakunzi bacu turabashishikariza kugira ngo mwongere musome kandi mwongere mwisubireho. Ahantu mwariho mushaka gutana, mwongere mugaruke bene data. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Reka rero tudatinze cyane twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi. Ni ikiganiro cyiza, ni ikiganiro cy'umuryango, ni ikiganiro cya mbere cyo mu biganiro tuzajya tubagezaho. Ikiganiro cy'umuryango ushize twagize ikiganiro cya mbere cya kubera iki. None uyu munsi tugeze ku kiganiro cy'umuryango, tugiye kubagezaho ikiganiro cya mbere. Rero ndagira ngo utangire utubwira ibyo duhishiwe muri uyu mwanya. Ngira ngo wabikomojeho mu by'ukuri uyu munsi ko ari ikiganiro cya mbere. Turagerageza gusobanura twebwe uko twumva umuryango. Ni ibintu abantu benda ushobora kuba usanzwe uzi, ariko turabiganiraho kuko tugomba kumvikana uburyo dufata umuryango, kuko twebwe twavuze yuko uko tuzaza hano tuzaza tubivuga mu buryo bwa gikristo. Hari abantu baza bafite ubundi bumenyi bujyanye na wenda n'ubumenya muntu, n'ibindi bijyanye cyangwa se kumenya imibanire y'abantu n'abandi, akagira ukuntu abitwara muri iyo context. Ariko twebwe tuzajya tubitwara cyane cyane mu bijyanye n'ibyo Bibiliya itubwira. Rero niyo mpamvu natwe turi butanga umuryango, tukawutanga uburyo tuwumva mu buryo bujyanye kandi na Bibiliya. Ikindi nuko uyu munsi turi burebe aho mbese umuryango aho uturuka, ndetse nuko Imana ifata umuryango.
ndetse turagira n'inama tugira n'urubyiruko kuko turashaka ko ikiganiro kibamo cyane muri iri ntangiriro tuzatangira tuvuga umuryango, tuzatangira tuvuga aho bihera muri ya ntangiriro bihera cya gihe abantu batangira kumenyana. Ibyo bya mbere yuko abantu bakora mariage, urubyiruko cyane rurabareba. Reka twimbike rero tujye mu kiganiro. Reka tuvuge ngo kubera iki ikiganiro cy'umuryango. Twabwira icyo abakunzi bacu. Abakunzi bacu ikintu twababwira, impamvu ki tubagezaho iki kiganiro nuko cyane cyane iyi ni impano yacu. Ni impano twiyumvamo kuko ni ibintu twanakozeho mu gihe kitari gitoya. Rero twaje gusanga mu by'ukuri dufite iyo mpano yo kuba twaganiriza abantu. Hari abantu twagiye tuganira kandi bikabubaka amakupure nkatwe, bakatugirira icyizere, bakavuga ati twabwira Emmanuel na Betty tukaganira ku kibazo dufite, nyamara tukiganiriyeho wenda hari icyo badufasha, kandi ugasanga tugize ahantu tugira reisite. Abo twaganiriye Imana ibaha umugisha, kandi abatugiriye icyizere n'ukuri turabashimiye kuba hari ikintu batubonyemo. Icya kabiri nuko twagiye duparticipa mu biterane by'abamama. Hari abantu twagiye tubana babizi, ntabwo dushaka kwirirwa tuvuga amazina yabo n'ahantu, ariko nibatubona bo babyibuka bashobora no kubishyira no muri komanteri nta kibazo. Hari ibiterane by'imiryango, hari aho twajyaga tugira bati mugire icyo mubwira umuryango. Icyo gihe ko twanarebya abantu badukunze turirimbana, tukajya tugasura nk'ahantu turirimbana, batiri ko mukorana ni byiza, umuntu avuga n'ijambo ry'Imana muri hamwe, muzaze muganiriza igiterane cy'imiryango cyangwa cy'abamama. Cyangwa urumva niba n'abantu batugiriye icyizere tukagenda tukabana nabo, kandi mu by'ukuri twari couple itari abantu bakuze cyane, ariko ugasanga tugira icyo cyizere. Rero bivuga ngo mu by'ukuri ni impano, ni ikintu twisanzemo, bituma tubikunda cyane rwose. Icya kabiri ni uko turi kubona iyi si aho iri kutujyana, mu by'ukuri wabyemera utabyemera, tugomba kubonanira kuri social media cyane rwose. Ababyise imihanda ntabwo ari njye wabyise imihanda, nuvuga ku mihanda hari ibintu biri kuhabera kandi abantu bose bari kuhatambuka barahanyura, ariko ikintu turi kubona nuko hari ubuhamya bubi burimo buboneka gusa. Narashatse nasenyeri umunsi wa mbere, sinzi ntabwo nigeze ndyoherwa n'urugo, namaze icyumweru kimwe, umugabo wanjye azana undi mugore mu nzu, umugabo yaranyishe habura gato. Ugasanga titre ni ibintu umuntu asoma agahabuka, kandi koko ugasanga umuntu mu rugo yaraharenganiye yarapfuye. Ibyo nibyo biganiro rero biri kwirirwaho, bibabaje cyane. Abana rero b'abasore, abantu bakiri batoya, reka mu by'ukuri muri psikoloji y'umuntu ahora yumva ikiganiro kimubwira ibintu bibi, mbese urwo rugo azumva ko ari iki yajya kurwirukankiramo koko. Kandi mu by'ukuri hari n'urubyiruko tujya tuganira bakavuga, ugasanga umuntu yarengeje nk'imyaka wenda runaka, murabizi, ukamuganize bite ko nta kintu reka n'ubundi si intambara. Kandi ibyo byose biva kuri iyi mihanda nk'uko nyine abantu bari kubivuga, biva kuri izi social media, kuko ni ibintu amakuru asigaye yiruka cyane. Amakuru ariruka, kandi noneho akatuzanira ibintu byiza. Rero turashaka kuza natwe dutange umusanzu, tubabwire yuko ibi bintu nubwo bavuga ibintu bipfuye, reka tuze hagire n'abazana ukuri dufatikanye, tuvuge ko hari ibyiza. Ntabwo twavuga ni experience mbi bagize, ntabwo twavuga ko bipfuye, ni experience mbi bagize nabo koko. Ntabwo nirirwa batwama kuba baza hano bakabivuga, ariko natwe tuze tugira abantu duhumurize, tubabwira tutariko nyamara mu rugo ibintu bishobora kuryoha, abantu bashobora kubana, umuntu akabana na mugenzi we akumva bimuryoheye, mugenzi wawe ukajya wumva atava hafi yawe, ukumva n'akantu umenye wakamubwira, ukumva uwo muntu ari umuntu wawe, mbese utamenya uko usobanura, kandi mutaravukanye mutararerana.
ibyo bintu rero tugomba no kubibwira n'urubyiruko, twabwira ati hari n'ibintu natwe kandi tukaba benshi, niyo mpamvu turi kuza natwe tuze muri babandi n'abandi namwe muze twereke urubyiruko ko duhumurize urubyiruko n'ukuri bariho baratakaza icyizere cyo kurema umuryango. Niyo mpamvu muri kubona n'ibintu by'ubutinganyi nabyo biri kongera bikavuka, kubera yuko bari kureba iby'umugore n'umugabo no kubyara abana, ugasanga abana bananiranye kubera ibibazo runaka bari kubonana ababyeyi babo, ugasanga ibintu ni ibintu bidasanzwe. Ikindi twavuga nuko muri ibyo bihabura abantu harimo n'amakuru ya za divorce, nayo amakesi kandi yarazamutse wari kugenda azamuka tumbagira, ngira ngo abantu barakurikiye nko mu Rwanda. Urugero nko mu Rwanda wenda tukunda kumenya amakuru cyane, sinzi amakuru y'u Burundi ntago nayatohoje, ariko nko mu Rwanda bana bigeze kuri. Hari article nasome ya Dr. Gacinya ngira ngo bayipubliye muri 2023 umwaka ushize, yari ari kuvuga yuko muri 2016 hari kese 21 gusa, ariko bigeze muri 2018 2,300 ngira ngo 2019 bigera mu 8,911. urumva ukuntu bipanda. Ubu rero noneho amakese nta makese, kandi noneho biri no mu bakozi b'Imana, biri mu bantu bose. Urumva rero biragoye, ariko ayo makuru mabi arahari, ariko turashaka no kuza natwe dutanga wacu umusanzu, tubwira abantu ati hari amakuru meza twabazanira, nitugira n'amakapo mu by'ukuri mu mutumirwa. Muri cya kiganiro cy'umutumirwa hari na kapo ishobora kuvuga ati turaje tubafashe Emmanuel na Betty, reka tuze natwe tubahe umusanzu, tubwire urubyiruko ko kubana neza bishoboka, turabahaye karibu. Rero mbese wowe ni gute wumva umuryango? Iyo umuntu avuze umuryango wumva iki? Ubundi umuryango reka dutangire. Hari umuryango mugari, hari umuryango w'umugore n'umugabo n'abana, ariko uwo ni wo muryango w'ishingiro, nibo ntekereza ko twebwe tuzatangira, uwo niwo tuzakomozaho, kuko umuryango mugari urimo aba bantu basogokuru banyogokuru bakuze abantu, uretse yuko uwo nawe tugomba kuwukomozaho, kuko urabizi ko nabyo mu bibazo bijya bivuka, ariko tuzawukomozaho uzuza muri uwo ukubana n'uwo muryango mutoya. Ariko cyane focus cyangwa se icyo dushingiyeho cyane ni umuryango muto. Umuryango rero utangira ryari? Utangira cya gihe umugore n'umugabo biyemeje kwishyira hamwe. Yego. Aho ngaho umuryango uba watangiye. Ubutangiye ni ukuvuga ngo muvuze ngo njye nawe turabanye, umugabo n'umugore tubaye umwe. Bibiliya iratubwira ngo iki mu itangiriro? Imana yavuze ngo umugabo azasiga se na nyina, abane n'umugore we akaramata. Iyo ni itangiriro 2:24. ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Sasa rero ibintu bya mariage, ibintu byo gushyingirwa, ibintu by'umuryango, ini plan y'Imana. Reka tubwire urubyiruko ko niba winjiye muri ibi bintu, niba uri kubiteganya, ntugire ngo ni ibintu biriho ku buri gahunda zindi. Hoya, iyi ni gahunda, ntabwo ari rukurikira izindi, ni gahunda y'Imana. Imana niyo yatangije mariage, niyo yakoze mariage, niyo yavuze ngo nabona ko ibi ko atari byiza ko uyu muntu aba wenyine. Nubundi ni bitangiriye ibyo bice 2:18. Ndabona ko atari byiza ko uyu mugabo maze kurema aba wenyine. Reka muremere umufasha umukwiriye. Twongere twumva ko kantu umukwiriye. No kuvuga ngo buri nkweto yose ifi igira iyayo. Hari igihe umuntu ahura n'utaruwe utamukwiriye. Biba byagenze gute? Hari igihe wenda ushobora utamukwiriye, ubwo akaba ariho hazamo za divorce. Uzi ko ushobora kujya mu isoko ukagura urukweto, wajya kugufungira akagufungira urutari rwo. Cyangwa nawe ugahubuka ukagura, cyangwa nawe ugahubuka ugaterura wirukanka vuba vuba ugaterura ukagenda utabanje kureba neza. Ariko muri gahunda y'Imana nuko buri muntu gabo afite umugore,
Imana yamuremeye umukwiriye, yego, sibyo? ibyo byo nibyo umukwiriye, umufasha umukwiriye, muremere umufasha umukwiriye. Uwo mufasha wawe agomba kuba n'umufasha umukwiriye. Ni ukuvuga ngo Imana yashyizeho gahunda. Uyu muryango ntabwo kuremwa, nawe mugabo n'umugore mumenye ko muri gahunda y'Imana. Ni gahunda y'Imana, ntabwo ari gahunda y'umuntu. Nta muntu washyizeho iyi plan. Iyi ni structure y'Imana. Niyo mpamvu abantu bagomba kumenya ko umuryango ari ikintu kiri sacré, kuko ni ikintu Imana yatekerejeho, ntabwo yahubutse. Yaricaye irebire bivuga ngo ni byiza. None abantu bavuga ko ari bibi bahera, Imana yavuze ko ari byiza. Ababipinga bakazana iby'ubutinganyi, wa mugani bo bafite niki kibasapoting ko Imana ariyo yatangije ibi bintu, kandi kavuga umugabo n'umugore umukwiriye. Ntabwo yavuze ngo umugabo n'umugabo umukwiriye n'undi mugore n'umugore umukwiriye, cyangwa se ngo avuge byose bitatu. Ntabwo Imana yari kuvuga ngo umugabo imushyireho undi, kuko gahunda y'Imana y'umuku muryango hari impamvu yaremye uwo muryango. Impamvu no kugira ngo bororoke, bategeke isi. Niwo wari umugambi wa mbere. Imana iri kurema umuntu ngo tureme umuntu usa natwe. Mu Itangiriro 25 mu gice cya mbere umurongo wa 26, igeze ku murongo wa 28 iravuga ngo Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke, mugwire, mwuzure isi. Noneho ibabwira no gutegeka ibintu byose yaremye. Uri kumva? Mwororoke, mugwire. None se none target Imana yari ifite, niyo ntego Imana yari. Abantu bo mu burengerazuba bw'isi nabo umuryango wabo uri kugenda unanirana, usambuka buri gihe. Bari kutwoherereza iyo gahunda y'ubutinganyi, si ukugira ngo batwangize, badusengera imiryango, bica abasore bacu n'inkumi mu mutwe, bumvishe ngo umuntu ngo umugabo azabana n'undi mugabo. Hari umuntu ngere twigeze dukorana afite utwana, yari umuzungu, nuko bigisha abana ngo ushobora ngo nyine ngo umwana umubajije ngo ushobora kubana ngo umusore ngo umugabo n'umugabo ngo nta kibazo. Noneho wababaza utese bazabyara bati ngo twakwadobota abana. None abo bana twese abandi batababyaye, abagabo bose barongoranye n'abagabo, abo bana bazabakura. Ahubwo ni umugambi wa Satani wo kumaraho isi, ni umugambi wa Satani wo kurwanya uyu mugambi w'Imana. Ko Imana yaravuze ngo nimugende mubyare, mwororoke, mugwire, mukwire isi. Satani nawe arabyumva, yumva ntibimunejeje, aravuga ati Imana igiye kushiraho abantu bose, anayizana wa mugambi wo gutera mu batinganyi, kugira ngo nabo bakureho uwo mugambi Imana yari yarashizeho. Kuko hera kutangira hari ibintu bibiri ugomba kumva. Ku murongo twavuze wa 18 Imana yaravuze ngo mbona ko ari byiza. Ibaze ikintu Imana nayo ibona ko ari cyiza. Icyo rero imaze kubona ko ari cyiza, Satani agitana wagirisha, nawe icyo kintu agomba kukirwanya. Noneho kuri uriya murongo igice cya mbere umurongo wa 28 irongera iravuga ngo iha umuntu ubutware bwo gutegeka isi. Aho ngaho naho harakaza Satani. Kandi buha umuryango, ubwo yaravuze ngo ibaha umuryango umugore n'umugabo. None ikintu gikomeye uhererwamo n'umugisha. Basore n'inkumi, reka tubabwirisha ikintu cy'ukuri, muzabibaze n'abantu bakuru bandi, kubana, gushyingirwa, kuva mu busiribateri harimo umugisha udasanzwe. Utabona ukiri umukobwa, utabona ukiri umusore rwose. Ibyo turabiha. Umugisha wa mbere ni umwandu Uwiteka aguha, nkuko Zaburi 127 yabyanditse, atubana n'umwandu uturuka ku Uwiteka, kuba nawe ufashije Imana muri uyu mugambi wo kororoka. Ni ikintu cyo kwishimira, kandi nta muntu wanga umwana. Icyo ni ikintu cyiza Imana iguha. Icya kabiri ni ibintu biri materiel bifatika, urabibona. Ubuse twebwe ntitwabanye tugendesha amaguru,
twabanye dukodesha, ariko Imana ikagira gute, ikaduha umugisha, mugashyira hamwe mugapanga. Ubundi iyo umuntu ari umusore ajya kwibera n'abandi basore mugashayisha, nta mupangu, umukobwa nuko nta kintu uri gutekereza. Ariko iyo mumaze kubana, mumaze gushinga urugo, muricara mukavuga ati tugomba gukora gutya na gutya na gutya, Imana nayo ikabaha umugisha nk'uko yabisezeranye. Ikabaha umugisha, yo muhuza mugajya imigambi, murakomera. Kandi n'ijambo rya babiri baruta umwe. Nukuri n'ibintu tuvuye no mu bintu byo kuvuga ngo ni bya bibiri, babiri baruta umwe, ngo babiri bishe umwe. Kuko iyo mubana yenda mugira Imana, reka tuvuge mufite Imana yo kuba mwese murakora, niba mukora n'agakredi mwazana ntikaba gatubutse se. Niyo mutangiye kubaka, umwe ntafate iki undi agafata iki, mugafashanya. Niyo kandi wabuna mutanakora mwese, niyo haba hakora umwe. Ese wa wundi usigaye mu rugo amakosta akata atuma nawe ukora uzuka ukumva uguwe neza mu rugo, ugafatwa neza, ejo ukazasubirayo amavunane yashize. Uwo muntu se we nta kontribiwa, nawe arakontribiwa, atuma nawe ibintu bigenda neza. Urumva rero umuntu umwe n'abantu babiri babanye neza ntago bashobora kugera iterambere, ntago bingana. Niyo mpamvu Imana inabaha n'umugisha. Icyo kintu twagira ngo abasiribateri mu cyumve, n'ugenda uvuga ngo buse ngo nzabaho ne mu rugo ngo niza n'umugore bura. Imana ifite uko bigenza, kuko ni umushinga w'Imana, ni umushinga wayo. Ibaza umushinga watangijwe n'Imana, ariko wowe wagira ubwoba gute kandi ari Imana yabitangije? Nubegerageze hanyuma urebe yuko ibyo bintu Imana yavuze bitazakubaho, izaguha umugisha. Niba uhuye n'umufasha ugukwiriye, uwo umugisha wo ni umugisha wasezeranywe, ugomba kuboneka, kubaho byanga byakora cyane. Kandi noneho rero Satani twavuze ngo ararwana. Ikintu tugomba kumenya, Yohani yaranditse mu gice cya 10:10, aravuga ati icyazanye Satani ni iki? Ni kwiba no kurimbura. Uwo mugambi rero iyo wawumenye uhagarara ku rugo rwawe. Kuko Satani nta yindi gahunda afite, niyo kurimbura urwo muryango, niyo kubaca mu mizi akabarandura. Kwica, kwiba no kurimbura niyo mugambi wa Satani. Nuwo mugambi wa Satani. Iyo abonye abantu bahuje bameze neza ntabwo abyishimira, kuko Satani arwanya umugambi w'Imana. Rero niyo mpamvu mwakabaye muba maso, kuko uwo mugambi wa Satani ugatekereza aho araca kugira ngo aze kukwica, kukwiba ni ukukwiba wa munezero mwatangiranye umushinga wanyu, umunezero akawujyana. Hakazamo ikintu cy'uburiganya, hakazamo ikintu cyo kubura uko muvugana, kominikasiyo ikabura. Ibyo byose Satani arabyiba akabivanaho kugira ngo atangire ashaka ibibasopanya. Ibyo ni ukugenda akagenda yikoma mu nkokora yo mudakanuye neza. Urumva iyo umuntu atangiye, tuvuge nk'urugero rumwe, umuntu atangiye guca uwo bashaka nyuma, none si Imana yahera hiza guha umugisha? Yatangiye umugisha gute? Reka daho ngaho biba bitangiye gusenyuka. Waba utangiye kubesha umugabo wawe cyangwa ubesha umugore wawe, ukamubesha uti ese ya mafaranga yagiye, kumbe wagiye kuyanywera hariya mu kabare, urwirira brochette mu rugo nta kintu wanasizemo. Nese ubwo Imana iraguha umugisha gute mwene data? Mu by'ukuri wakoze ibintu nk'ibyo, wagiye ubesha uwo muri kumwe hano, ariko Imana yo mu ijuru ntushobora kuyibesha. Kugira rero dutsinde Satani nta bindi, ni ibintu byoroshye. Ni ukwimika Imana mu rugo, mu mutima wanyu. Ni ukuri mukimika Imana mu mutima. Ngira ngo abumvishe muri iki kiganiro akaririmbo twatangije k'umuryango, kazadureba uburyo kakora kuri iki kiganiro. Iriya ni indirimbo twagize yerekwa yo kuvuga ngo mugabo nawe mugore mushire hamwe, mwiteze imbere haba mu mwuka no mu mubiri. Ntago wavuga umwuka gusa utavuze n'umubiri. Buriya umwuka nawe ukomera mu mubiri, nabyo bimeze neza cyane rwose. Arega reka tuvugisha ukuri, iyo ibintu byadurumbatanye, mutariye mutagize, urumva abantu batangira
na morali iramana. umwana atagiye ku ishuri na morali iramana, morali iragenda imanuka, iragenda rwose. ariko iyo mushyize hamwe ni ukuri mufite urukundo, niyo uzi ko iyo mufite urukundo mushyize hamwe, niyo hari ikintu cyahungabana mu rugo muri ekonomi y'urugo, mubyihanganira mwembi. ibyo ngibyo urabizi, nuko biba bimeze. nuko rero abakuzi bacu reka tubasigire imirongo itatu yo kubafasha kugira ngo bamenye uko baguma bitwara, gushyira Imana hagati muri bo. ni ukuvuga ngo umwanditsi wa Zaburi 127 umurongo wa mbere yaranditse aravuga ngo indirimbo ya Salomo y'amazamuko, Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi ababera amaso ubusa. Bene data, twavuze ko iki ari igitekerezo cy'Imana. Yego. Rero Imana reka tuyishyire hagati muri twe, hagati yanjye nawe habe hari mu Imana gusa. noneho yo ko irinde urwo rugo, kuko abandi baza kurinda nta kintu, n'ubusa. niwe urinda inzu, n'umuzamu umushyiraho akarinda, ariko bitarimo Imana byose ni ubusa. umurongo wa 2 tubahaye n'Imigani 10:12 haravuga ngo urwango rubyutsa intonganya, ariko urukundo rutwikira ibicumuro byose. urukundo rutwikira ibicumuro. ni ukuri pe. ibintu rero bijya kudorombagatanya hajemo ibyo bicumuro wavugaga. noneho ibicumuro byamara bikazamura intonganya. Yego, intonganya bikaba umuryango urangiye. byazamura intonganya ikereye urwango hagati y'umugabo. ribaza ariko abantu bakundanye bise sheri ishushu, bagezaho noneho hari mu rwango. hari umugabo bari kubwira bati umuntu arebye umugore we yinjiye, amurebye ikimero, umugore atambuka, aramubwira ati ufite umugore mwiza, ufite umugore w'igishongore. umugabo aramubwira ati burya duherukanye kera, ati uyu mugore iyo yinjiye nge mbona ari shitani yinjiye. ariko undi aramureba inyuma uburanga, aramubona ko ari igishongore. ariko undi yamaze kubona nk'upfuye, bwa bwiza ntabwo akibona. birababaje. ni ukuvuga ngo byagenze bite? hamaze kwinjiramo urwango. ariko urukundo bene data, urukundo rurababarira, urukundo ni ukuri rugira neza, urukundo iyo urwimitse. ibyo tubisoma mu Bakorinto ibice 13. batwereka uburyo urukundo rumeze. ariko bageze kwihangana, urukundo ibyo byose by'urwango, urukundo ari rwo rusumba, ari rwinshi, urwo rwango ntirubasha kubona aho rucengerera. kandi noneho ku murongo wa 8 baratubwira ngo urukundo ntabwo ruzashira. ibindi byose bizashira, guhanura bizashira, ibintu byose bizarangira, ariko urukundo tuzanaruvana hano mu isi turutumbagirane mu ijuru, kuko tuzarusubiranayo kwa nyirarwo. Yego. Imana ni rukundo. ni ukuvuga ngo tuzajyana ni icyo kintu tuzazamukana tusange uwaturemye. bene data rero, reka duproteje imiryango yacu, twimika Imana mu miryango yacu, mu mitima yacu, mu bacu bose tubabwira urukundo, n'abana bacu kuba bafite. Yego. Imana ibe iri iyo santere, aba ari yo iyobora. niyobora urukundo ruzima, ruzizana, rube rwinshi, noneho bari rwo twubakiraho. Yego. urumva? maze uwo nyir'ibiremwa, Uwiteka Imana yacu yawe, aba ari we murinzi w'uwo muryango. Yego. Imana yacu tugirire neza cyane. Imana yacu ni ukuri twumve, yagure imiryango ifite urukundo nyarukundo. uyu munsi rero twari turi kugira ngo tuganire ku muryango, uko tuwumva, aho umuzi w'umuryango uko tuwubona, twereke abakunzi bacu uburyo twe dufata umuryango, n'uburyo twifuza ko umuryango ni ukuri Imana yawurengera, umuryango wamera. ariko muri ibi biganiro, ni ibiganiro murabizi, umuryango uhera abantu batangiye kumenyana. ubu munsi umenyana n'umuntu mugakururana amaso ku yandi. buri muntu wese afite amateka uko yahuye n'umuntu. tuzajya tubaha n'ubuhamya, tunababwiremo n'akantu k'ubuhamya tukavangemo. ariko mu kiganiro cy'ubutaha turararikira urubyiruko cyane cyane, muzaze muri benshi, kuko turabihera mu mizi, abantu bahura
mbere y'uko bakora mariage. Ni gute nizi etape zihari mbere y'uko abantu bashingirwa, mbere y'uko abantu babana? Ese kwa guhura, ya etape yo guhura bwa mbere, ubonana n'umuntu, ese bimeze bite? Abinjira muri dating cyangwa bavuga mu Cyongereza, mu gihe mwinjira noneho mu rukundo, mukemeranya urukundo, mu gihe mwinjira noneho mu gihe cyo engagement, ugapromita umuntu ko wiyemeje kuba umugore we cyangwa umugabo we, noneho hakajya mu gihe cyo gutegura kubana mu by'ukuri nyirizina, kugeza tugeze ku munsi wo gushyingira. Twibutsa n'abantu, si urubyiruko gusa, n'abandi bantu mubana, yaba bakuru bageze mu myaka. Ese twebwe harya tumaze imyaka ingahe? Reka tubwire abakunzi bacu. Tumaze imyaka 15, ntabwo ari myinshi cyane ariko si na mike. Hari ibintu byinshi twabonye. Dusaba abantu guhera ku mwaka umwe n'abashingiwe ejo, buri muntu wese azaze nawe ajye yibuke wa munsi wa mbere muhura harya byari bimeze. Ushobora gusanga hariho n'ababyibagiwe, ushobora kubyibagirwa kubera iki? Kubera yuko wenda hari ibintu by'ibikomere wagiye uhura nabyo. Ariko reka mu by'ukuri, niba wowe utarahura n'ibikomere, Imana ikomeze igushyigikire, kandi niba warahuye n'ibikomere, nawe Imana ikomore. Ni ukuri. Rero reka dukomeze twibuke, mujye mwibuka n'utwo dusene twose, kuko nk'abana bacu twebwe tujya twicara ku meza, turi ku meza turiho dusangira, bakatubaza ngo harya dadi na mami mwongeye mutwibutse igihe mwahuye harya byari byagenze bite. Ukumva abana bariho barakubaza neza ukuntu ibintu byari bimeze, bagasanga ibaza umwana akubaje agasanga utanakibyibuka. Rero reka dusoze, ariko mbere yuko dusoza ndumva mfite ikintu mu mutima, kuko hari imiryango yawe iri guca mu bihe bikomeye. Ni ukuri bitaboroheye. Turabizi ko Satani aratera, akaba yateje izo ntonganya, akaba yazanye n'ubyakomeye, n'urwango rwatangiye kubamo. Reka abo bantu tubaragize Imana, tubasengera isengesho rigufi, tubasabire Imana kugira ngo ibashyigikire, kuko abantu bari mu mugambi wayo. Uwiteka Imana yacu, turagushimye kuri Imana nziza, kuri Imana ikiranuka, kuri Imana yashyizeho iyi structure y'umuryango. Ni wowe wawutekereje, ariko muri aka kanya hari imiryango imwe n'imwe irimo irahura n'ibibazo, irimo iraterwa n'umwanzi, kuko umwanzi ntiyishimye, kubera ko azi neza ko wavuze ngo ubonye ko ari byiza ko umugabo atagomba kuba wenyine, agomba kugira umufasha. Ubu mu ijambo rya rikatubwira kandi yuko ari byiza yuko umuntu yororoka akabona urubyaro, ko ari umwanda uguturukaho. Ariko Uwiteka Imana, Satani afite ifuhe kuri iriya miryango. Reka tuyisabire kugira ngo ibashe kubona ukuboko kwawe, ubarokore, ubagenderere mu izina rya Yesu, bashakira ibisubizo, ubahe guhuza, ubahe gukominika, ubahe kuvugana ku bibazo bafite, ubahe abantu bazima bashobora kubafasha bakanyura mu rugendo rwo kongera kwiyunga, bakavanaho izo konfuri. Mu izina rya Yesu Kristo turabasabiye kugira ngo bagenderere muri uru mwanya, ubagenderere. Umuntu ufite kwizera, twizeranye muri iri sengesho, reka umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana yo mu ijuru bagirire neza. Murakoze cyane, tuzasubira ubutaha. Shalom, shalom. Shalom.